Imurikabikorwa ry'abafatanyabikorwa b'akarere ka Gicumbi ryitabiriye na ba rwiyemezamirimo batandukanye ndetse n'izindi nzego zitanga serivisi ku banyarwanda. Ni umwanya wo kumurika ibyo bakora hagamijwe ko abantu babimenya, ariko ukaba n'umwanya wo gukorera amafaranga kuko hari abataha bagize ibyo bagura. Bamwe mu bitabiriye iri murikabikorwa bashima kuba bahabwa umwanya nk'uyu kuko bibafasha kumenyekanisha ibyo bakora. Kuri bamwe ngo ni n'umwanya wo gukorera amafaranga. Iri murikabikorwa rero ridufasha kwegera abaturage, tukabegereza serivisi dutanga, tukibutsa buri munyarwanda wese ko akwiriye gutunga konti, kandi yatunze konti agatunga iya beka, ibintu byose ni ubuntu. Gusobanurira abanyarwanda bose kugira ngo bamenye ibyo dukora. Hari ukuntu abanyarwanda ngo ushaka guhisha umunyarwanda arandika, ariko iyo twahuye nk'abo gutya tubereka ibyo dukora, ibyo bababeshya tukabasha kubiyegerera, tukabasobanurira ibyo bafata nabi ko abatari byo, kugira ngo serivisi dutanga bazumve mu buryo burushijeho. Imurikabikorwa ridufasha kubasha kwigiranaho, rikanadufasha kubasha kwereka abo dukorera ibikorwa, bikabasha gutuma ni accountability, urabyumva. Ikindi bigatuma tugira ibyo twiga tubivanye ku bandi, ndetse n'ibyo tutabasha gukora neza twaba twabikosora kubera imurikabikorwa. Imurikabikorwa nk'iri ribasha kwereka ishusho abanyarwanda by'umwihariko nk'aha muri Gicumbi ryabereyemo, kugira ngo babe babasha kumenya se ni bande twasanga muri ibi ngibi. Nk'ubu aka kanya bamenye Call Africa. Ese Call Africa ikora iki? Bwo tubonye bamwe na bamwe baza kugira ngo dufatanye nabo kugira ngo twiteze imbere. Tubasha kumenyekanisha ibikorwa byacu, bikomeze byamamare, bigere ku rundi rwego twifuza, ndetse n'abakiriya baziyongera muri rusange. Perezida wa JAF mu karere ka Gicumbi, Padiri Augustin Nzabonimana, avuga ko umwanya nk'uyu aba ari amahirwe ku batanga serivisi zitandukanye mu kumenyekanisha ibyo bakora. Akaba anavuga ko abafatanyabikorwa bagira uruhare runini mu iterambere ry'aka karere. Iri murikabikorwa rero mwabonye harimo abantu benshi, abafatanyabikorwa benshi bagera kuri 58, kandi bakaba barakoresheje ingengo y'imari igera kuri miliyari 12 na miliyoni 450 zirenga mu bikorwa by'iterambere, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ibigendanye na good governance. Abo rero bose baje kugaragaza ibyo bakoze uko mubibona, kandi barabyishimiye cyane. Nzabonimpa Emmanuel, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi, avuga ko abafatanyabikorwa b'akarere mu iterambere batanga umusanzu munini mu bukungu bw'aka karere kuko bagira uruhare mu ngengo y'imari, bityo rero akaba ari amahirwe kuba babanagize uruhare mu gutegura iri murikabikorwa. Hazamo n'umwanya rero wo kugira ngo twinjirane mu bikorwa n'abafatanyabikorwa batandukanye, ariko nanone tugire n'umwanya wo kubereka ibyo twakoze. Ikiranga turi gukora rero ni imurikabikorwa ry'abafatanyabikorwa b'akarere ka Gicumbi, aho turi kwereka abanyagicumbi n'abandi muri rusange badukurikiye n'abazadukurikirana n'abazatugana ibyo twagezeho muri uyu mwaka dusoje. Rero n'umwanya wo kugira ngo twishime ibyo twagiye tugeraho, ni umwanya wo kugira ngo twereke abaturage ko ibyo twabemereye dutangira umwaka w'ingengo y'imari hari ibyo twagezeho. Niri murikabikorwa rero ry'abafatanyabikorwa bacu ni kimwe rero kigaragaza imiyoborere myiza kandi nashingiye ku muturage. Niyo mpamvu rero hano abaturage bemeye guhaha, bemereye kutubaza, n'ubukangurambaga ni ukubereka ibyo twakoze mu by'ukuri muri uyu mwaka, ariko tukarushaho kubyishimira tunafata ingamba mu kubisigasira. Iri murikabikorwa ry'abafatanyabikorwa b'akarere ka Gicumbi rizamara iminsi 3, ryitabiriwe n'abafatanyabikorwa batandukanye, aho bose bari gutanga serivisi zitandukanye. Abaturage hirya no hino bakaba bakangurirwa kuryitabira kuko kwinjira ari ubuntu. Abuduru Nyirimana, Izuba Radio TV mu karere ka Gicumbi.